Niba ukunda drama series cyangwa se ukaba ukunda Asian series ukaba utarakanda subscribe hano ku nkuru yacu, menya yuko rwose ibyiza birimo kugenda bigucika. Ngira ngo abakanze subscribe hano bo barabizi, sinjya mbatenguha habe na rimwe. Ni mu gitondo saa 3 ndetse n'ikigoroba saa 9. Wowe rero utarayikanda yikande vuba, ndetse nawe wakanze subscribe ntiwibagirwe gukanda like ndetse ngo usharinge no kuzindi nshuti zawe, musangire ibyishimo ubundi ntukarye wenyine. Niba rero wararebye igice cya 5, ngira ngo nahangaha twagaruke ubwo uyu mukobwa Lin Min yaraje hano rwose kuri polisi bari kumubaza uko byagenze kugira ngo uwo bari kumwe ashimutwe. Barakwereka umukobwa agiye kubona abona Dr. Shi ari hano, aranje avuga ati none se Mr. Shi ari hano ni ngewe aje gutwara. Umupolisi aranje avuga ati rwose ni supervisor wanjye wamuhamagaye, ati yamuhamagaye kuri uyu mugoroba kubera yuko uriya mukobwa mwari muri kumwe bakaba bamushimuse, ati rwose ni umwe mu bo bakorana, ati rero yagombaga kuba yazanga kugira ngo tugire utuntu dukeya tumubaza. Ati se ibyo hari ikibazo biri muri Lin Min we? Ati se ubundi kugira ngo uwo ngo Miss Song bamutware ati byagenze bite? Wibuka byose yaramaze hano kuba yabiganirira polisi. Barakwereka muri ako kanya Mr. Kini nawe yahise aza hano ndetse aza avuga ati nyuma wabikoze, ati umeze neza. Wibuke ntabwo bimushimishije, ni wewe wamugambaniye ngo bamushimute kuko ashaka kumuhamo uriya wari sheri wa uyu Mr. Shi nk'impano kugira ngo rwose amushimishe. Barakurika muri ako kanya Mr. Shi yaraje asanga uyu nguyu ni Mr. Kini, asa rwose nk'uri kwihesha udukeya uyu mukobwa, kandi wibuke ntabwo abikunda, abashaka yuko ari we wenyine wita kuri uyu mukobwa. Undi aranje avuga ati none se Dr. Shi nawe uri hano? Undi avuga ati se urumva ari iyihe mpamvu yatuma naba ahangaha mu gihe rwose umunyeshuri nari ndimo guha stage cyangwa se nari ndimo kumenyereza akazi bamushimuse cyangwa se bamutwaye. Ati ikindi kandi Mr. Kini we, ati rwose umunyeshuri wanjye cyangwa se umuntu dukorana, ati yaburiye kuki? Yaburiye kwa ziriya nyubako zawe wubaka zishaje. Ati se urumva kuba umuntu yaburiye muri zone ukoramo cyangwa se ahantu wubakira ibyo bintu udafite aho uhuriye nabyo cyangwa se udafite ikintu ubiziho? Uyu nguyu Mr. Shi ameze nk'uri gushinza uyu musore. Wibuka harimo n'akantu k'ijinyori, bombi barazirana. Kubera iki? Kubera uyu mukobwa. Barakwereka muri ako kanya uyu yahise avuga ati rero reka nitize rwose umwunganizi wawe cyangwa se umunyeshuri wawe, ati rwose reka mutware wihangane. Agakobwa kagiye kamubaza ati none se Mr. Shi urimo kuntwara hehe? Wibuke abangaba muri ino minsi nubwo bari kumvikana cyane, ngira ngo abarebanye abo twarebanye igice cya 5 mwarabibonye. Undi aranje amubaza ati ndi kugutwara he? Ati rwose ibi nibyo nimutwariye cyangwa se aha niho mutwaye. Ahita amusoma imbere y'uyu Mr. Kini kugira ngo noneho ace n'agasuzuguro. Agakobwa karikanze hano ni muri polisi. Undi avuga ati rwose nagureba yuko turi kuri polisi, ikindi kandi turi imbere y'abantu. Ati ubwo ngubwo urimo gukora ibiki? Umusore ati nyine abo bantu nyeneye yuko batwitegereza, ati cyangwa se nyeneye yuko batwitaho. Ati ikindi kandi muri abo bantu nshaka yuko batwitaho, ati cyane rwose harimo na kiriya gisore ukunda kwita ngo ni mwarimu wawe. Aranje aramwitegereza. Undi ati gise abantu nyine namwe bangana cyangwa se abantu bari kuzirana bafite ibyo bapfa, uko barebana nuko nguko ngira ngo namwe murabibona. Barakwereka uyu nguyu yatanze na gasopo cyangwa se yatanze n'isomo kuri uyu Mr. Kini kugira ngo amwereke yuko uyu nguyu ari umukunzi we ndetse atagomba kuba yamumenyera cyangwa se yamufata uko yiboneye kuko ababona ashaka kumwitereteshwa ukuntu. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, umusore yahise atahana umukobwa ngajye kuba rwose yagira icyamusigira imiti ahantu umukobwa yakomeretse. Ubwo niba yasohotse arimo kwirukanka mwazira nyubako numbaze. Barakwereka undi yakomeje amubwira ati ariko se wowe ukomereka cyangwa se uvunika byoroshye gutya koko? Ubwo uwo ni Mr. Shi uri kubaza uyu mukobwa wacu Lin Min. Undi avuga ati rwose ntabwo natekerezaga yuko uriya mukobwa yaba afite video zanjye nawe turi muri elevator. Wibuke umukobwa impamvu bamujyanye muri nyubako ni video bari bamweretse bamubwira ati nutaza izi video rwose ndaza kuzishyira hanze. Ati kandi papa wanjye ni director w'ibitaro, uriya musore rero biri buze kumugendekera nabi. Barakwereka uyu nguyu yakomeje amubwira ati ntabwo numvaga yuko rwose afite ziriya video nari amafoto. Ati ndetse ni nayo mpamvu namukurikiye kuko yari yambwiye ngo ninajyana nawe ari buze rwose kuba yabishyira hanze cyangwa se abipostinge ku mbuga nkoranyambaga bityo bitume ubura akazi kawe.
undi avuga ati none se izo video uri kuvuga zibangamye cyangwa se video zisebetse uri kuvuga ni izihe? Ati none se izo video yari afite zisebetse mu buhe buryo ubundi, kubera iki uvuga yuko bisebetse? Uwo ni umusore avuga ati none se nyine si ya footage yacu ngewe nawe turimo kujya cyangwa se turimo gusomana muri Eliveta. Umukobwa yavugaga video, umusore niyumve ibyo ari byo. Umukobwa avuga ati rwose nari mpangayitse yuko bishobora kwangiza uburyo abantu bagufata ku bitaro, nyine cya cyizere abantu bakugira nk'umuganga. Ati rero rwose nagombaga kuba najyana nawe kugira ngo ndebe yuko yazisiba. Umusore arangira avuga ati rero genda ujye koga, ukeneye kuba waryama ngo uruhuke. Wibuke uyu musore ngo ni Dr. Shi yashakiye uyu mukobwa inzu yo kuzajya abamo, nakongera kujya kuba muri za nzu yabagamo mbere zishaje, ndetse yamushakiye ubu ngubu ahantu agomba kuba kugira ngo amenye yuko umutekano we wizewe. Ariko nubwo ibyo byose bihari, ntiwibagirwe yuko Miss Song cyangwa se uwahoze ari shere w'uyu nguyu yagarutse, kandi nanone nibagirwe yuko mu bari gukurikira uyu mukobwa cyangwa se mu bakeneye uyu mukobwa harimo uriya musore ngo ni Mr. Kin, ndetse hakabamo na Mr. Z umwishywa w'uyu nguyu Dr. Shi. Barakwereka uyu nguyu umukobwa agiye koga yahise akurayo telefone ye, numbaze ngo ntibande agiye guhamagara. Ukurikire akantu ku kandi, ndakeka ubu ngubu filime ahigeze itangiye kubaryohera. Undi avuga ati ndagira ngo rwose undebere Mr. Kin aho ahuriye n'ibyabereye hariya mu mujyi wa Jiang. Ati rwose Song Bai cyangwa se umwe mu bakozi banjye ati yashimuswe. Ariko nanone nubwo yashimuswe yari afite amashusho y'ibyabereye hariya muri hoteli twari turimo. Ati rero ndagira ngo undebere ese ayo mashusho Mr. Kin yaba afite aho ahuriye nayo. Ati sinshaka yuko hari ikintu na kimwe kiba kuri Lin Min nakiteze cyangwa se naramenya icyo ari cyo. Ati ikindi kandi nshaka kuba namufasha inyuma, cyangwa se nshaka kuba namufasha nta muntu n'umwe uzi yuko ndi kumufasha. Umusore ari aho ngaho yagiye kumva yumva umukobwa wagiye agiye koga, yumva asa nk'uwikubise hasi. Disi agakobwa kari aha ngaha nta n'utubaraga kaba kifite. Barakwereka umusore yahise aza hano, arangije aramuterura amuzana hano ku buriri aho agomba kuryama. Amubwira ati ariko siko nahirutse ugiye koga, ubundi byarangiye uguye hasi gute cyangwa se byarangiye uryamye hasi gute? Undi avuga ati rwose nanyereye. Ati ntabwo ari byo nari napanze, cyangwa se urumva ari njye washatse kugwa hasi? Umukobwa yari arimo kuva mu bwogero, arangije aba yikubise hasi, kandi wibuke bari kumwunga n'ubundi yavunitse. Undi arangira avuga ati rero hindukira mbe nagukandakandira ku mugongo. Ubwo arakeka yuko umugongo we ushobora kuba wagize ikibazo. Abasore murimo kureba hano namwe mujye mwita ku bakunzi banyu, mujye mwigira ahangaha rwose, ndakeka hano ntabwo mwabura ikintu mukuramo. Ariko kandi nta nubwo ari abasore gusa, ndetse n'undi uwo ari we wese uri kureba iyi filime ntabwo agomba kubura ikintu akuramo. Barakwereka hano umusore, wibuke uyu nguyu ni umuganga, yatangiye kuba yavura iki uyu mukobwa. Ubwo numbaze ngo amagufwa ye cyangwa se kuba nyiri yakikubita hasi byahuriye he n'amagufwa ye yo mu mugongo? Ariko uyu nguyu we nk'umuganga aba byumva neza cyane. Barakwereka yatangiye kugenda amukandakanda amubaza ati se kandi naho ngaho? Ati rwose aho ngaho ndi kumva ameze neza. Barakwereka umusore uko agenda akorera umukobwa hano massage, numbaze ngo nibiki byamufashe hano. Yatangiye kwigira mu isi cyangwa se kwitekerereza ibye, niba yasinze numbaze, ndetse ukurikire akantu ku kandi. Ibyari ubuvuzi reka nze bivemo ibindi sasa. Barakwereka umusore hano yakomeje akandakanda umukobwa nawe agakomeza avuga ati yewe, ati wankanda kanze gake cyangwa se wankozeho gakeya, urumva utarimo kumbabaza? Umusore agakomeza. Umukobwa yumvishe umusore nta kintu akirimo kumusubiza, arangira avuga ati Dr. Shi ntago wasoje cyangwa se sinyeka yuko wasoje? Ati kubera iki wakomeje? Ukurikire akantu ku kandi hano umusore yasoje kumukorera ibyamukorera cyangwa se kumukandira ahantu umukobwa yababaraga. Ariko hano rwose umusore yatwawe akomeza mu bye, akomeza kugenda amumasa. Ubanza atakirimo no kumva ibyo umukobwa ari kumubwira. Umukobwa avuga ati Dr. Shi urimo kumbabaza, ntabwo urimo kubyumva? Barakwereka umukobwa yarahindukiye hano ahita agonga umusore uri aha ngaha. Umusore uri aha ngaha ubanza intekerezo ze zigiriye ahandi. Ngira ngo murabizi rwose ubundi kiba kizira gukora ku mubiri w'umukobwa igihe kingana kuriya uri umuhungu cyangwa se uri umusore.
barakwereka uyu nguyu disi umukobwa yarahindukiye, arangije aramwitegereza asanga uwo yabwiraga cyangwa se Dr. Shi uri ahangaha isura ye yahindutse, numbaze ngo yafashwe n'ibiki. Umukobwa nawe hano yakomeje amwitegereza, iby'abakundana namwe murabizi. Umukobwa yakomeje amwitegereza avuga ati ariko se ubundi kubera iki umutima wanjye uri gutera cyane, ni iki kidasanzwe kiri kuba? Ati ubundi kubera iki ndimo kumva ndi gusinzira cyangwa se kubera iki ari kundeba gutya? Barakwereka disi umusore uri ahangaha yahise yegera umukobwa arangije aramusoma. Ibi byose nanone ariko harimo kumwibagiza ibyo uyu mukobwa yabonye. Niwibagirwe yuko uyu mukobwa yasanze Dr. Shi ari kumwe n'undi mukobwa uriya ngo ni Minizu, bari kumwe ndetse bose bambaye amasume bigaragara yuko bavuye mu bwogero. Umukobwa arangije aramubaza ati Dr. Shi ni ibiki urimo gukora? Ese ufite ikihe kibazo? Umusore uri ahangaha we navuga. Agiye kongera kumusoma umukobwa aramuhamagara ati Dr. Shi ese umeze neza? Ati none se ibi ngibi fiance wawe yaba abizi yuko urimo kubikora? Akantu k'inyuro ni kari kubura, wibuke yaramufashe ndetse saha izi ngizi nawe ntago yakabaye yishimye. Rene Mini yaramubwiye ati se ibi ngibi fiance wawe azi yuko urimo kubikora? Umusore nawe bakimubwira hese ava muri mood yo kumusoma, ubwo tayari igikurikiyeho ni ukwisobanura. Ati rwose umuryango wacu ati wigeze kuba wajya mu bukene bukabije ndetse buri kimwe cyose twari dufite kirabura. Wumve n'uyu musore ati rero mbere yuko ubukwe bwacu buba ati nibwo ibyo byose byabaye. Ati rero ibyo ngibyo rwose bikimara kuba, umukobwa yahise atangaza yuko yigiriye hanze kwiga kandi ngiye niyo twagombaga gukora ubukwe, ariko akimara kumva yuko umuryango wacu wakennye nta kintu na kimwe dusigaranye, ati rwose yahise akora iki? Umukobwa yahise atangaza yuko yigiriye hanze kwiga. Ati rero nyuma yuko umukobwa agarutse, ati yabonye ko yuko umuryango wa Shi cyangwa se umuryango wo mu rugo tumeze neza, twabaye abakire ndetse dusige tunabarenzeho. Ati yabonye yuko buri muntu wese yakifuza kuba afite aho ahuriye n'umuryango wacu. Umve ati rero nyuma yuko abonye ibyo ngibyo yahise yicuza impamvu yanaye. Uriya mukobwa ngo ni Minizu, burya twajyaga twibaza ikintu cyatumye batandukana, none bivuze ngo uyu musore iwabo bigeze gukina, ariko nanone ubukene bubafata ajye gushyingiranwa n'uriya mukobwa. Umukobwa abonye yuko bakennye ahita akora iki? Ahita avuga yuko agiye hanze kwiga mu buryo bwo kwanga gushyingirwa mu muryango w'abakene. None yagarutse asanga iwabo w'uyu musore barabaye abakire basigaye banaruta iwabo, ariko kwicuza yumva yasubirana n'uyu nguyu. Umukobwa amubwira ati none nawe na rimwe upanga kongera gusubirana nawe? Undi avuga ati uriya rwose ati mu mutima wanjye nta mwanya agifitemo. Ati kuva icyo gihe agitangaza yuko agiye hanze, ati rwose ntabwo nigeze nongera kumutekerezaho. Ati byaranyoroheye cyane kuba namwisibamo. Ati rero nutekereze yuko rwose nta n'urugingo rwanjye cyangwa se nta n'ahantu na hamwe mu mubiri wanjye uriya mukobwa ari, ndetse simba nkeneye yuko nanamuganiraho. Ati ariko ubundi kubera iki umbaza ibyo ngibyo? Umukobwa avuga ati ariko se we buri gihe nta kibazo nakubaza ngo kireke kuzana n'ibindi bibazo? Wumve ariko nibura uyu musore aramusobanuriye ndetse ashyizeho umucyo. Uyu mukobwa ararekera aho ngaho kuba yagenda amukika. Ibaze nawe kuba warasanganye umukunzi wawe uri kumwe n'undi mukobwa hariya mu cyumba. Undi avuga ati rwose niba utekereza yuko uriya mukobwa ngiye nawe twegeranye, ati cyangwa se niba niwongera kumbona negeranye n'uriya mukobwa, ati uzandase mu mutwe. Arimo kumurahirira ndetse abangaba basigaye baremerekanije. Undi avuga ati okay, ati nanjye rwose ni byiza kuba mutakiri kumwe, ati ubwo reka nizere yuko utakimukunda. Undi avuga ati rwose urumva ari gute mu mutima wanjye hajyamo abantu babiri, hakajyamo sheri wanjye ndetse hakajyamo na ex wanjye? Ati ubwo urumva umwanya wa ex wanjye nkufite? Ni uburyo rwose bwo kumuguyaguya amwumvisha yuko ari we wenyine asigaranye mu mutima we. Agakobwa kakimara kubyumva ibyo babikunda kubi, kumva yuko ari we muntu rwose uruta abandi cyangwa se ari we wasimbuye abandi bose. Umukobwa disi nawe akimara kubyumva yuko uyu musore ari we wenyine asigaye akunda, ndetse akimara kumva n'impamvu bariya bombi batandukanye, yahise yishimamo ubona yuko azanye akamwenyu ku maso. Barakwereka twikomereze na filime yacu
ariko nkubwira rwose we muntu utarakanda subscribe hano ku nkuru yacu, wowe rwose ntago turi kumwe. Abantu batagira gutya ngo bajye muri comment, ngira ngo akenshi murabibona yuko comment zanyu nzisoma ndetse comment zanyu nkanazisubiza. Abenshi rero mujye mujya muri comment niba mushaka yuko tuganira ariho tuganirira. Barakoreka twigarukire hano ku bitaro. Ati yewe ibingibi twarebye dusanga naho bihuriye n'umuryango wo kwa Kini. Ati ndetse mu bigaragara nuko uyu mukobwa Miss Song yakomeretse cyane pe. Ati ndetse bamukuyemo ibice byinshi by'umubiri. Ati twaje gusanga bamukuyemo n'impyiko ziwe cyangwa se urupyiko rwe. Ati biraza kugorana kuba ibi bintu twabibwira director wibuko uyu mukobwa ngo ni Miss Song afite aho ahuriye cyangwa se ngo director w'ibi bitaro ni uncle we. Umusore hano amubwira ati mwebwe muze kumwitaho bihagije. Ati polisi ibisigaye iri buze kubyikurikiranira. Ati ndetse n'ayo makuru cyangwa se iyo nkuru niyo bazayimwibwirira. Ati rwose kariya gakobwa ni akanyamugisha cyangwa se ni akanyamashaba. Ati ndetse kari na smart cyane pe. Ubwo ngubwo ari kuvuga Lin Min. Avuga ati ibingibi byose niwe byajyaga kubaho. Ati rwose iyo ataza kuba umunyabwenge ngo yihishe niwe wakabaye uryamye kuri iki cyuma cya ICU. Hariya uriya mukobwa bari kumwe bashimuse aryamye. Barakoreka twigarukira ahangaha kuri Lin Min. Yarabyutse mu gitondo wibuke we na sheri we iri joro bararanye. Ubu ngubu noneho nta kintu cyo kwihishira ndetse buri wese ubu ngubu amaze gusobanukirwa undi. Ikindi kandi uyu mukobwa uriya musore yamusobanuriye uko byagenze kugira ngo uriya mukobwa abe ari hariya. Uko ngo uriya mukobwa ngo ni Min Zu yari yaranze uriya musore yuko iwabo bakinnye, none yagarutse asanga bakize, ariyo mpamvu yageragezaga kumwikundishwaho anamusanga hariya yarari. Undi yarakangutse asanga aho ngo bamushyira utuntu tw'Imana, aranje aramuhamagara aramubaza ati none se izi necklace cyangwa se utu dukufe ndiba hangaha n'utwiki. Undi amubwira ati utwo dukufe nasize aho ngaho. Ati rwose ni impano nakuguriye. Ati ndetse ugomba kutwambara. Ati nkazaramuka nkufashe rwose utatwambaye. Ati amadeni undimo cyangwa se amafaranga undimo aziyongera. Undi avuga ati none se Miss Song cyangwa se Song Bayi bimeze bite? Ati yewe ati ibyiwe ntabwo bimeze neza. Ati ndetse ararembye. Umusore avuga ati rwose nuza kugenda uze kumbwira ndibuze kugufata. Wibuke umusore we byagenze bite? Umusore uriya Miss Song bakimushimuta bivuze ngo umusore yavuye ahangaha yasubiye muri wa mujyi wabo, none abwiye umukobwa ati rero wowe ati rwose nuza gutaha cyangwa se nugaruka mu mujyi wacu uze kumbwira ndibuze kugufata. Bigaragara yuko umusore nawe ataragenda ahubwo nibwo agiye kugenda. Wibuke bari bafashe indege bagiye mu wundi mujyi, ubwo umukobwa yabanzaga kugenda uyu musore nawe akagenda ameze nk'umukurikiye. Barakoreka muri ako kanya uyu ngo ni Min Zu wahoze ari sheri w'uyu musore Dr. Shi yaje hano rwose ari kumuhata ibibazo. Amubaza ati none se wowe urakeka rwose ugiye he? Ati se none ngewe nawe ntabwo rwose tugiye kongera ngo twiyunge ubundi tube twakora mariage yacu. Wibuke uyu ngo yari yaramwanze ngo kubera yuko umuryango wabo ukennye, aza kugaruka rwose asanga baragize iki, barasubiranye amafaranga ndetse bameze neza. Undi avuga ati yewe ati wiyiteho. Ati noneho niba utakinyeneye cyangwa se niba udakeneye kuba wagumana nanjye. Undi avuga ati ariko se ni ngewe wagushyize muri ibi bibazo byose wagakobwa cyangwa se ni ngewe wagushyize muri ibi bibazo byose? Ati ahubwo usibye yuko wowe uri indashima. Ubwo uyu musore uri kubwira uyu Min Zu. Undi avuga ati se nibiki uvuga cyangwa se ni ibihe bibazo uvuga ngo atari wowe wankizemo? Ati rwose nta gitekerezo mfite cy'ibintu urimo kuvuga wa musore we. Ati ngiye naje muri uyu mujyi wa Jiyanga. Ati rwose ndizana ku giti cyanjye ari wowe nje kureba. Ati se kuba naraje hari ikintu kibi nakoze? Undi avuga ati ariko se ntabwo uzi ibyabaye kuri Song Bayi cyangwa se kuri Miss Song? Ati bamukuyemo impyiko. Ati ndetse bamukuramo n'amenyo abiri. Abantu hari hanze bararakaye baragushimuta bakakwiba amenyo we. Mujye mugenda rero rwose mwambaye ubupfukamunwa kugira ngo batabona amenyo yanyu. Undi avuga ati ariko ibintu uri kuvuga ntabwo mbyumva. Ati none se ibyabaye kuri uwo nguwo ngewe bihuriye hehe nanjye, cyangwa se ibyabaye kuri uwo nguwo ngiye mura nabyo gute?
undi avuga ati rero ati rwose rekera aho ngaho kuba wanesha umutwe, ati ubundi video ndi n'uriya mukobwa zo muri Eleveta nago ari we wazihaye uriya mukobwa, cyangwa se nago ari we washutse uriya mukobwa ngo ajye kureba nde? Kandi koko Miss Song nta kintu na kimwe cyari gutuma ahamagara nde? Miss Song nta kintu na kimwe cyari gutuma abazana ziriya video ngo ahamagare nde? Ahamagare Lini Mini bajyane. Bivuze ngo rero uyu musore yaketse yuko Miss Song umuntu wamuhaye ziriya video ndetse unamufuhira ari uyu nguyu Minizo wari sheri we, ndetse yanamuketse yuko kuba bashimuse uriya mukobwa Miss Song bifite aho bihuriye n'uyu Minizo. Undi avuga ati umuryango wanyu washi, ati rwose ndabizi ngewe namwe cyangwa se umuryango wacu n'uwanyu, ati rwose turahuye cyangwa se twese tugaragara kimwe, twese turi kuri level imwe, ati ndetse ngewe nawe kuba twabana, ati rwose nta kintu kidasanzwe. Undi avuga ati yewe, ati wibitekereza uko nguko, ati ndetse ntago ariko bikimeze, nta n'ahantu umuryango wanjye uhuriye n'uwanyu pe, ati wihangane ngewe nawe nta hantu duhuriye wa mukobwa we, ati ahubwo Dubai usigare aho ngaho. Arakwereka umukobwa yasigaye hano byamuriye atekereza uburyo umusore arimo kumuhunga cyangwa se adashaka kubana nawe, ahubwo agashaka kubana n'agakobwa kari hariya kagakene k'amafuti, yibaza ibyo bintu ukuntu biri kuba byamucanze. Arakwereka twigarukire hano, undi amubwira ati none se Minizo, ati se uri impumyi ntabwo ureba ibyo ndimo kukubwira? Ati rwose reba kuri iyi nshuro, ati abagabo banjye nabohereje bafata umuntu utari we iki ngiki, kuko abasore bacyo nibo bafashe uriya mukobwa ngo ni Miss Song, bivuze ngo ni nabo bamukuyemo ibice by'umubiri. Undi avuga ati ndagira ngo rero unyumve neza Kiani Minizo, ati rwose ndagira ngo unyumve neza, ati wowe, ati ndagira ngo ukorane nanjye gusa, ati nago kuri inshuro kari agakobwa nakakuzaniye, ati ariko ku yindi nshuro rwose ndagusezeranya yuko nzakaguhamo impano ukagakorera icyo ushaka, ati ndagusezeranya pe, ati ndetse nta nubwo nzigera nkutenguha nkuko uku nguku byabaye Miss Kiani we, ubwo ni Kiani Minizo amazina yiwe naze kubacanga. Undi avuga ati none ubundi kubera iki ushaka Lini Mini, cyangwa se kubera iki ushaka kuba wafata Lini Mini ukamuma? Undi avuga ati ngewe rwose icyo nyeneye nuko unyambukiriza ibicuruzwa cyangwa se ibyandiko binyemera kwambutsa ibicuruzwa byanjye. Uyu nguyu ibicuruzwa avuga twamaze kumenya ibyo ari byo, ni ibice by'imibiri y'abantu aba yaragiye abaga. Undi avuga ati rwose ndaza gufata Lini Mini mukure muri ibi ngibi ndetse mukure mu gihugu, ati mugushyirire ahantu hose uraba ushaka, ati wowe icyo mfasha ni icyo ngicyo, ati ikindi kandi urumva Lini Mini mu gihe adahari uraza kuba ufite ubushobozi bwo kwigarurira umukunzi wawe, kuko nta muntu n'umwe araba afite areba. Umukobwa baracyakomeje kumugambanira, ese ibi ngibi arakomeza abirokoke? Barakwereka ahangaha uyu mukobwa ngo ni Minizo yahise avuga ati Lini Mini mumwohereze lokasiyo, numbaze ngo ni iyihe lokasiyo bagiye cyangwa se ni ikihe cyerekezo bagiye koherereza aka gakobwa ngo kajyeho. Umukobwa urahadisi we azi yuko ari mu kazi na boss we umukunda, cyangwa se boss we wamwihereye akazi kuko ngamubonamo ubushobozi. Icyo atazi nuko boss we uwo nguwo ari we ushaka kumushimuta. Kumbe uyu ngo ni Minizo yasabaga lokasiyo yaho uyu mukobwa ngo ni Lini Mini ahubwo ari. Barakwereka feri ya mbere akimara gusaba lokasiyo yahise aza kumwirebera. Lini Mini arangije aravuga ati Minizo, undi arangije aravuga ati none se twavugana iminota mike ya madamaze, wibuke aba nabakeba ndetse bombi bapfa umugabo, nubwo ubona uyu nguyu Minizo arimo kwisetsa ariko buriya ni ishyari ni umujinya, araraka yarareba akagakobwa ngo ni Lini Mini akumva yagahekenya neza. Barakwereka yaraje amwicara imbere, numbaze ngo aje kumubwira iki. Arebye mu ijosi rye abona umukobwa yambaye umukufe uhenze, direct ahita amenya ahantu uyu mukufe uyu mukobwa yawukuye, cyangwa se ahantu uyu nguyu ngo ni Lini Mini yakuye uyu mukufe. Undi aranje aravuga ati Miss Lini, ati rwose ndabona ufite agakufe keza, ndetse avuga n'izina ryako. Ndahita byumva uyu aho atangiye kuganisha, ndetse uyu anagakora havuga ati se buriya za aka gakufe nagakuye. Undi avuga ati uzi ukuntu ako kantu rwose bakita, ati bakita Garden of Wonder, ako gakufe niko bakita, ati bakita Garden of Wonder, ati igihe cyashize, ati rwose nanjye yarakamaye pe, wumve guteranya, ati yamaye agakufe nkako ngako, ati se uzi akimara kukama uko yambwiye, ati rwose yarambwiye ngo uko rwose indabo
zigenda ziguruka mu kirere. Ati rwose ni nako ubukungu bugenda bugaruka kuri abo ngabo babushaka. Ubwo ni imitoma yabo. Numbaze ngo ayo magambo asobanuye iki? Ati uko indabo ziguruka zijya mu kirere, ati ubukungu bugaruka kuri abo ngabo babushaka. Ati rwose niyo magambo yambwiye. Ati none ndibaza ese wowe akaguha yakubwiye ayahe magambo ra? Ati cyangwa yaraje apfa kukakujugunya gutyo arangije akubwira ngo uze kukiyambika. Ati rwose rero wa mukobwa cyangwa se wagakobwa kuba yaguha uwo mukufe n'ifuhe ndetse no guteranya, ndetse arumva akagakobwa yagafata neza kagahekenya. Uyu nguyu yarakaye ariko nanone ari kwisetsa, ari kugira ngo arebe yuko basi yanabateranya. Avuga ati rero wa mukobwa ikintu kimwe nakubwira, ati Shirini ntago we nawe muberanye pe, ntago agakobwa beranye no kuba wabashire wa Shirini cyangwa se Dr. Shirini. Aturiye ni umwana w'umusore wavukiye mu muryango w'abakire, umusore ukize ndetse mwiza cyane. Ati none wa gakobwa, ati rwose urumva ari ikihe kintu cyangwa se ni ikihe kintu ufite gishishikaje cyatuma ubana n'uriya musore? Ati urumva ari ikihe kintu ufite gishishikaje cyatuma uba girlfriend w'uriya musore ngo ni Dr. Shi? Aramucyurira, kandi koko ubundi iyo bagucyuriye gutya uri usanzwe uri n'umukene, bigufatanya n'ubukene bigatuma utekereza nabi, ugatangira kumva koko nta kintu ufite uwo muntu yagukurikiraho. Ati ibyo ndi kuvuga ntabwo ikibazo ari icyuriya musore. Ati nta naho bihuriye n'uriya musore pe. Ati ahubwo ikibazo ndabona umuntu ugifite ni wowe wa mukobwa we. Ati rwose uri ahantu utakagombye kuba uri. Ati naje hano uyu munsi nje kukureba. Ati wenda hari reka nizere ko kuba naje kukureba wa mukobwa we biri buze kugira ikintu bigusigira. Ati ariko ndi hano ndi kukuburira cyangwa se ndi kuguha agasopo. Ati uko waba urenze kose, ibyo waba ufite byose, wowe rwose nta mbaraga ufite cyangwa se nta burenganzira ufite, nta nubwo uri ku rwego rwo kuba wakundana n'uriya musore. Uwo ni Minizu arimo kubwira nde? Mukeba we Rini Mini. Ati wenda niba wakunze ako gakomo yaguhaye, ati nanjye ndaza kuguha utundi miliyoni nk'utwo ngutwo. Ati ariko umugabo we ntabwo ndibuze kumuguha wa mukobwa we. Ati uriya musore Shirini ni uwanjye ntabwo ari uwawe. Ati yahoze ari uwanjye kuvana kera. Uwo ni Minizu. Ati ndetse azahora ari n'uwanjye igihe cyose. Ati wagakobwa we urabona hari ahantu wakigereranya nanjye? Ariko se mwebwe muri kureba iyi filime wagwa hano Minizu wa musore we cyangwa se Rini Mini cyangwa se namwe mwabakobwa muri kureba murareba arinde ukwiye kuba ari kumwe na Dr. Shi cyangwa se Shirini? Uyu nguyu yaramucyuriye ndetse ngo yaje hano aje kumuha gasopo cyangwa se kumwiyama. Muri za mvugo ubundi abakobwa babivugamo neza, ni ukumwiyama. Yaje hano aje kumwiyama ku mugabo we. Umukobwa umujinya wari wamburiye, ubwoba no gutinya. Umukobwa nk'uyu nguyu nyine nawe w'umukire koko uri kuri level ya Sheri we. Umukobwa yasigaye hano akora no ku gakomo, atekereza amagambo bamubwiye, avuga ati se ubungubu koko ntabwo ndi kuri level y'uriya musore. Barakwereka furi ya mbere byacu ntibyatinze, urugendo bagiyemo rwararangiye ndetse bigaragara yuko hano bafashe indege batashye. Wibuke umusore yamubwiye yuko ubwo araza kuba ashyitse mu mujyi w'iwabo ari buze kumufata cyangwa se ari buze kuza kumufata. Barakwereka umusore yitegereje hirya abona Rini Mini rwose ari kumwe nande na Mr. Kini. Mr. Kini avuga ati none se singucyura mu rugo? Ati oya, ati ngewe hari umuntu uri buze kuza kumfata. Kumbe uyu nguyu Mr. Kini yagiye kureba hirya umuntu umukobwa ari kuvuga uri buze kuza kumufata. Dr. Shi ari aho ngaho rwose n'imodoka ye nziza ku gasoti kiwe. Uriya Mr. Kini bikamubabaza, aka gakobwa nubwo ashaka kugashimuta ngo agatange, ariko ku rundi ruhande nawe aranagakunda. Icyo atishimira ni ukukabona kari kumwe n'uyu nguyu Dr. Shi. Barakwereka umukobwa yise avuga ati Mr. Kini we, ati rwose rero dore ngewe uwari waje kumfata araje. Yari yanze kumumubwira mu zina. Ati rero unyihanganire kuba najyanye nawe. Uyu ni boss we bikamubabaza. Yuko ni nayo mpamvu aba yamuzanye ngo bajye gukorera hanze y'umujyi w'iwabo kugira ngo rwose amugireho umwanya cyangwa se amugireho uruhare. Ariko nibyo yari yapanze byo kumujyana hanze y'umujyi ntabwo byaciyemo, kuko uyu nguyu ngo ni Dr. Shi cyangwa se Shirini
yarabakurikiye. Umusore amufata ku rutugu avuga ati yewe, ati we nkuri inyuma, ati ibyo wakora byose ntugire ikibazo, ati narebe turi kumwe. Uyu ni boss ubundi ntabwo yagakwiye kuba amwitaho gutya. Umukobwa ngira ngo nawe aba agomba kubona yuko uyu musore atari by'akazi gusa harimo no kumukunda, ariko uyu uriya akagenda afite ijinyori areba uyu musore ngo ni Mr. Kini. Ubwo nabo si abakeba, harya ubwo n'abagabo babita abakebara, muze kumbwira muri comment. Uriya Mr. Kini nawe ntabwo yishimiye uyu Shirini habe na gato. Reka fili ya mbere twigarukire mu modoka, ariko mbere yuko umukobwa afata indege ngo agaruke hano mu mujyi, wibuke bamaze kumucyurira ndetse bamubwiye amagambo menshi agiye atandukanye. Ati wagakobwa wowe ntabwo ufite aho uriye n'uriya musore. Umusore akitegereza umukobwa yabonye yuko isura ye yahindutse, aranje amaso, none se wigeze uvugana na Minizu? Ati se none uriya mukobwa yakubwiye yuko bigaragara yuko uyu musore yabiketse? Ati yakubwiye yuko nawe namuhaye agakufe nk'ako ngako wambaye? Ese uyu musore yabibwiwe n'iki ko twumva bizi? Umukobwa hano yarakaye, ngira ngo nawe rwose uri Rini Mini ntabwo bakubwira amagambo nk'ariya ngo bibure kukubabaza. Ati none se Rini Mini niba yakubwiye yuko namuhaye agakufe nk'ako wambaye, wigeze ubona akambaye? Ati wagakobwe kagaswa we, wakabaye wamubajije ati se ako yaguhaye wowe karihe? Ati wizeye buri kimwe cyose yakubwiye ha? Ati se wakizeye? Ati ariko ibyo nakubwiye byose cyangwa se ibintu byose nakubwiye kuva mu ntangiriro wabitesheje agaciro, amagambo mabi akubwiye umunsi umwe uyitaho. Kandi koko ubu usanga ari ukunguku abantu bameze, ukagira inshuti yawe mukabana imyaka n'imyaka, igukorera ibikorwa byiza, igukorera buri kimwe, umunsi umwe gusa umuntu yaza akamuguteranyaho ijambo rimwe ryonyine, ugahita wibagirwa bya bintu byiza yagukoreye imyaka yose. Umukobwa koko nawe bakimara kumubwira gutyo yatangiye kwibuka. Umusore amubwira ati urumva atari wowe uri mu mutima wanjye, ari nde wundi waba urimo? Akomeza yibuka buri kimwe yamukoreye kuva ku ntangiriro, uburyo yamutabaye. Umukobwa bitekereje kuko asanga nawe yabaye akagoryi, ntabwo yagombaga kuba yizeye amagambo y'uriya mukobwa. Avuga ati yewe umbabarire, ati ntabwo nakaye namwemereye ngo agire umuswa. Disi agakobwa nako hano kahise kamwegera, karangije karamusoma, ni nko mu buryo bwo kumusaba imbabazi. Nawe uri uyu musore nta kuntu bitakubabaza. Umukobwa ibintu byose wakoze, buri kimwe wamubwiye, ariko bakagitesha agaciro bamubwiye ijambo rimwe ryonyine. Barakwereka umukobwa hano agiye gufunga sentire. Umusore hano yabonye bidahagije, aravuga ati rwose ngewe ntukambonje, ati reka nge naniyongeza. Undi avuga ati ariko se ntabwo ubona yuko turi mu modoka? Ati base twabanje tukajya mu rugo. Undi avuga ati none dusohoke hanze y'imodoka, numbaze ngo ni ibiki bagiye gukora? Ubundi iyo bigeze ahangaha biba bisaba ngo wigire Joriji. Ati none se dusohoke hanze y'imodoka? Ubwo uwo ni umusore. Umukobwa ati oya, ati tujye mu rugo. Undi avuga ati ariko ntanagutwara, hano hafi hari inyubako. Ati rwose twava hano muri parking, hano hafi hari inyubako. Undi avuga ati ariko se ntabwo uzi yuko ufite inzu wanyishyuriye cyangwa se ahantu wanshakiyeho kuba? Ati nta mpamvu rero yuko rwose ahantu hose tuba tumeze gutya. Kumbe uko bari muri ibyo byishimo byabo, hari undi utigeze ukura imodoka ye aho ngaho uri kubacunga ndetse n'umujinya mwinshi. Mureke duhure mu gice cya 7. Bye bye, ndabakunda cyane bantu banjye.